Hello guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platforms ndetse na trading platforms. So ahangaha rero tuje kuba update muri Pi Network. Ndatekereza ko yaba ari umupioneer ukimining iyi project ndetse n'umupioneer wigeze kuyimininga akayireka, akwiriye kumenya buno buryo bushyashya bwongerewe muri Pi browser. Impamvu akeneye kubimenya, impamvu nuko hari projet nyinshi twagiye tubona za cryptocurrency zabayeho mu bihe byatambutse nko mu myaka 5 ishize, mu myaka 10 ishize, ugasanga abantu bamwe na bamwe kubera ko babaga batumva ibyari byo bakabireka nyine bagiye babivamo, ariko bakibagirwa kubika utuntu dushobora kubafasha kugarura konte yabo nubwo habashize iriya myaka 10, 20 cyangwa 30. Hari igihe uyu munsi dukora ibintu tubona nta value, nta gaciro bifite, ariko nyuma y'imyaka 5, 10, 20 ibyo bintu bikagira agaciro. Rero ni byiza cyane kuba wise man cyangwa se kuba umuhanga ukamenya utuntu ukwiriye kubika mbere yuko ibintu ubireka, cyangwa mbere yuko utekereza ko ibintu byamaze guta agaciro cyangwa ubona ko ntacyo bigufashije muri aka kanya. Ibyo ngibyo nibyo ngiye kubereka. Ndizera ko turaza kubana nyine n'ubundi n'uburyo bushya Pi yashyizemo, kandi ntekereza ko mugomba kubyifashisha kugira ngo ejo n'ejo bundi nyuma y'igihe runaka utazarugereta mu gihe byaba bibaye ngombwa yuko projet iba nziza kurusha uko tuyibona uyu munsi, kuko projet yo igenda yiyubaka umunsi ku munsi. Uko ubireka, uko utabiha agaciro, uragaruka ugasanga hari ibyahindutse. Okay guys, rero kugira ngo turebe ako kantu n'ubundi nshaka kubereka, jya muri application yawe cyangwa se aho ufite ama application, hanyuma urebe application ya Pi browser, uyifungure cyangwa se uyikandeho kugira ngo ifunguke. Hanyuma application yacu iraza gufunguka gutya muri kuyibona, application ya Pi browser. Iyo tuvuze Pi browser ni kimwe nuko wumva Chrome browser, na ahantu tu browsingira cyangwa dutayipingira izindi projet dushobora kuba twifuza, cyangwa se andi makuru dushobora kuba twifuza. Ni browser ariko yo ishingiye kuri blockchain nyine, ngira ngo muri kubyumva. Hanyuma nitugera ahangaha turaza kureba kuri wallet yacu. Wallet ngiyi tuyikandeho, hanyuma iyo tugeze ahangaha muzi ko ku bantu baba barasetinze fingerprint, ukora kuri fingerprint ukayishyiramo kugira ngo ubashe kugera kuri wallet yawe. N'abantu bafite passphrase nizere ko mwamaze kuzibika neza, kuko zishobora kuzabarokora mu myaka myinshi iri imbere, mu gihe bino bintu muzaba mutakibyibuka ko byabayeho, ariko wakwibuka ko ugeze kubikora mu gihe byagize agaciro, ukaba wagaruka kubisuzuma ukabihereza umurongo. So ngiye gukanda hano ninjire muri konte yanjye. Hanyuma hano muri kubona ko konte yacu twamaze kuyigeramo, konte yacu yafungutse. Tugira uburyo bwa open mainnet, ariko wibuke ko iyo kanze ari hejuru ushobora kugira n'uburyo bwa testnet. Testnet cyangwa se uburyo bwa testnet, impamvu bawushyizemo no kugira ngo umuntu wallet ye itaraba activated cyangwa wallet ye itari yemererwa kujya yakira no kohereza amapayi, ashobora kwifashisha ubu buryo mu kwiga kohereza no kwakira. Hanyuma rero nugera muri wallet yawe ushobora kujya kuri testnet cyangwa kuri mainnet, it depend. Hanyuma nurangiza urebe hariya hejuru kuri kariya kantu ka setting hejuru mu nguni mu kaboko kawe k'iburyo ukandeho. Hanyuma bashobora gusaba gushyiramo fingerprint n'ibindi. Hanyuma akantu bongereyemo cyangwa se akantu bashyizemo, dore n'aka ngaka uri kukabona, aka kantu bita private key. Private key udafite passphrase, ufite private key ushobora kwinjira muri konte yawe ya Pi Network, ushobora kwinjira kuri wallet yawe ukaba wakora ama transaction nyine, kohereza no kwakira. Kimwe nuko ufite izi passphrase, nabwo ushobora kwinjira muri konti yawe ukohereza ukanakira. Ni ingenzi cyane rero kumenya aka kantu gashyashya bongereyemo, aka
ka private key, hanyuma warangiza ugakanda hano kuri show, ntabwo ndi bubereke izanjye, urakandaho hanyuma uraza gusanga ari utugambo tumeze nka wallet address, udukopiye ugenda utubika ahantu hari security cyangwa se ahantu hari umutekano, kuko utu tugambo ushobora kuzadukenera. Ndabivuze nyine abenshi mwarekeye ku mininga muhise mwumva ari ibintu by'agaciro gake mvuze, ndetse n'abandi bakomeje ku mininga ariko batakibiha agaciro cyane, nabo bahise bumva ibintu mvuze nta gaciro bishobora kuba bivuze, ariko agaciro kabyo ushobora kuzakamenya mu myaka iri imbere. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuhana avayo. Utu tuntu ugenda utubike neza ushobora kuzadukenera. Ubwo abantu bagiye baruzinga kubera kutabika passphrase, ngira ngo murabizi, ni ingenzi cyane rero guha agaciro ibintu mba nkubwiye today. Iyo niyo video nari mbafitiye uyu munsi. Ukeneye kutwandikira kuri WhatsApp, nimero iba iri muri description, ndetse ukeneye n'izindi mining turazifite, ushobora kuza tukaziguhereza. So reka video y'umunsi nyihinira aha, ubwo naho muri video z'ubutaha. Ariko naboneka nimba ari iyo video yanjye ukagera hano, ntugende udakanze subscribe kugira ngo tujye twa-uploadinga uhite ubibona, hanyuma bibashe kukugirira akamaro. Thank you so much for watching this video. See you next